dutangiye batubwira ngo hari uwigeze kuvuga yitwa Rudyard Kipling yaravuze ngo kuko Imana itashoboraga kubera ahantu hose icyarimwe niyo mpamvu yaturemeye ba mama wacu ngo bajye babe bari mu kimbo cy'Imana ubundi ngo buri aba mama ne bambasaderi b'Imana ku isi bayihagarariye noneho muri iyi si harimo n'abambasaderi ba Satani hano hanze njya mbabona bimeze bite n'amagambo dutangiranye nimba uzikurizwa n'ubusi filime ntiwicare ngo uyirebe nitwa du filime tw'ubwenge usanga ari nka filime basoye imwe akazashira indi myaka nka 500 kugira ngo wongere kubona indi filime urumva ibyo ntacyo bigutwaye wumva kano kantu hano ni Burayi turi umugore ntagaba agomba kubera wita ku bana ngana teke yoza ibyomba gire gute we n'umugabo mugomba kubifashanya kuko nta mukozi hari yabagira actually kandi nanone mu Buhinde wibuke umugore ni ukora iyo mirimo yose n'ubundi umugore ubundi mu Buhinde nta n'ibintu byo kugira ijambo biri naho umugore aba afite ijambo nk'iryo umugabo afite mu Buhinde ibyo bintu ntago bihaba umuco nyine ntago ngo bibemerera umugore nyine bagomba gukora ibyo byose akarenzaho akanakwa umugabo akamutangaho inkwano nasomo I earn cyo nkora nkorera amafaranga nanjye mafite akazi ko gukorera amafaranga we nta kazi agira nkazana amafaranga nawe akita ku rugo nyine agakora upakanateka akita no kubana But is your wife okay? ese umugore gitoni ibijyanye n'umuco ibyo babashinja bya mbere birimo ngo nkuko ngo umugore ngo babonye ngo agaburira abana n'intoki ngo byo bishobora kwanduza umwana indwara muri bira bihugu byateye imbere nyine bo bafite ukuntu nyine barisha amafoke n'ibice ariko nko mu Barabu natwe abanyafurika n'abahinda ari ukuntu karaba intoki ukahita wanjama ibiryo ikindi babashinja ngo nuko murara mu cyumba kimwe n'abana banyu ibyo ngibyo nabyo ntago ngo biba byemeye no gufata abana nabi wumva ibirego bari kurega abana byatumye batwara abana barabarega icyaha cya mbere kugaburira abana nka mama ukoresheje intoki kurara mu cyumba kimwe n'abana ibindi ngo nugusiga abana twatuntu two muganga twatunda abahinda nyine basiga abantu mu gahanga tw'umutuku n'iki twibigirwamana byabo nyine two bavuga ati bira no kwanduza umwana abana bafashe icyemezo ko bagiye kuba barerwa n'ibigo bishinzwe kwita ku bana Verfred kugeza uno mugore abana zabasubizwa bujuje imyaka 18 nyine ari abantu babagabo nyine nabo babasha kwitunga aribwo bazasubiriwe katururi abana be nuko yabambuwe wibuka abana be no kujya kurya biri kumunanira arya ikise ni twatubiswi natwo uvuga ati basi reka rye biswi kureba hano ku mabere amashereka ari kwimanura urabizi umugore wonsa yatonyeje umwana amashereka bari gutemba yabona amashereka akavuga ati umwana wanjye nzarira mwishe akuze abantu bakwambura umwana bagatwara n'umwana wonka iyo katurore kana arakibuka ukuntu kari gato birirwanaga baserebura batwika uzi ukuntu umwana aba yaryoha ku mugani wa Rumagani uvuga ngo umwana araryoha ariko menya umwana twe tuba tuvuga atari we Rumaga bavuga twe tuba tuvuga uruhinja Rumaga afite igisigo cyitwa ngo umwana araryoha nimba yaravuga guuhi umwana se baramuteka nuba basizi mujye mubitondera uyu mu mama kana ke gato yarafite kari kamuryoheye bishimye akandi kana ke gakuru iyo atakagaburiye kandi ngakoresha intoki nako ntago kajya karya na papa wako nagashobora kukagaburira ngo karye bivuze ngo abana be aho bari ari kumva ko batameze neza uko byamera kose ukuntu ufite utwana tuzi ko ari utunyanda gusaba utuntu twinshi kutwitaho ni kutwana twe twari tumeze hano araza akikama amashereka akayohereza kuri cya kigo biriya bintu babyita kwikama kwiyonsora mu nshakira ikinyarwanda cyiza ariko umubyeyi nyine udafite abana nako wabyaye ariko atari kumwe n'abana ari ukuntu amashereka uyakura aho yabugenewe kuba ari ukayakamuramo ukayashyira nko muri bibiro cy'ahandi hantu ukayashyira nko muri firigo umwana bakaza kuyanywa uyu nawe amashereka kubera ari kujya yiyafata menya yohereza akwiye kujya nta kindi ari kwibuka n'ubuzima yarabanyemo n'abana be bimeze bite ese aba bana arabasubirana nakubwiye ngo iyi filime ishingiye ku bintu byabayeho buri munsi aza kwikuramo amashereka akayabika akayohereza
iyi filime ishingiye ku bintu bya nyabyo byabayeho. Amashereka arayafata akayazana kuri cya kigo bita Verifurida ati muyashyire umwana wanjye. Ariko biriya bigo nimba ubwo bikorwa n'ababyeyi benshi n'ahandi ushobora no gusanga byibeshye bikayavanga ugasanga umwana bamuhaye amashereka y'undi mu mama uva za Migina na za Matimba n'iki. Buri munsi azana amashereka nawe undebere. Abahinde bye baramusuye ibyo byaranze kuko nawe uzi umubyeyi wese watandukanijwe n'utwana twe. Amashereka yageze naho yuzura firigodo, amashereka arameneka. Amezi 2 yaragiye arashira. Arabona abandi babyeyi bafite abana ishyari rikaza n'umutima mubi. Ikintu ikora igenda leta ya Norvège itanga amafaranga menshi cyane cyane kubimukira bimukiye muri Norvège badafite amafaranga by'abantu babaturuka mu bihugu bikennye bakaza muri Norvège, ngo Norvège ibaha amafaranga menshi yo kwita ku bana babo. Ati bira bigo rero bikora business yo kwambura ababyeyi abo bana ngo bijye kubarera kugira ngo ayo mafaranga yajye muri bya bigo bari abantu muri kuburana nibo birira ayo mafaranga nyine. Urumva umwana umuriraho nta murerega wakugirira impuhwe agiye kukurerera umwana. Niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo urusha umwana w'impuhwe abashaka kumurya, urusha nyina w'umwana impuhwe abashaka kumurya. Bariya nabo ngo bajya kurera bariya bana bagira ngo leta nyine igitanga amafaranga menshi yo kwita kuri abo bana, bavuga bati bano bana tubitaho bayirire. और फिर जब वो फैमिली से हाथ दिए तो उनके बच्चे imiryango imaze kugera hano bayambura abana babo. जी बिल्कुल, sibyo urabyumva. This is an organized crime. Kuvuga ngo ntugire ngo bira bagukoreye n'ukwita ku bana bawe. Biriya ni ibigo bikora ibyaha kandi ibyaha byateguwe igihe kinini byo kuvuga ati ababyeyi b'indangare cyaba babimukira bavuye mu bindi bihugu nyine badafite ijambo inahi wacu tuzajya tubambura abana babo tubashyire mu bigo ngo bibarera, ubundi amafaranga ya leta n'imindi miryango ifasha abana aba yacu tuyarye. Use bakubwiye ngo baguha umwana w'undi muntu murere bajye baguha miliyoni 5 ku munsi umurere n'ubwo udakunda abana ntiwamufata. Niko bari nabo bakora. Urushaje nawe umwana imbabazi nari nayobewe kandi ngo nakagambane bari abantu kira kigo Verifurida kigira n'abacamanza abarimu bibigo abo bana babigaho ndetse na bya bigo birira abana. Wumvisha ariko ako kagambane no kuvuga ngo ayo mafaranga biriya bigo ntabwo byarya byonyine bihaho n'abacamanza. Ni mpamvu urubanza ubona baruca bavuga ngo abana nibajye muri biriya bigo abacamanza babahaye kuri ayo mafaranga kuko bazi inyungu ibirimo. Abarimu babari ayo mafaranga ku buryo umwarimu wo ku kigo na directrice azagatanga uwabye akavuga ati uyu mugore ku kigo nibyo twagiye tubona ntago yita ku mwana we n'imyigire ye amuzana cyererewe mugore wawe. Byitwa ngo gucishaho umugore akanyafu ni umuco wo mu Buhinde nyine. None se ni muri kubibona kandi ngo uwo muco ni mwiza kuri bo nyine ushatse kurwanya ubushatse kurengera winjirira umuco w'abandi. Binarabikwiriye aramufungiranye. Umukobwa wanyu ni umusazi akwiye gufungiranwa. Kubita umugore rwose so ubukwe na nyoko bukwe bareba bakavuga ati nta kundi nyine buriya. Umuco w'Abahinde ngo kandi iyo ugerageje kubabwira ko biriya bintu ari bibi barakubwira ngo umuco wabo barawusigasiye ntago bashaka kuza mico. Urumva ukuntu nta muco umuco wabo sinkukunda. Wabana Mr. Chatterjee arihamagara wibuke nawe bifitemo inyungu twarabibonye nta gishaka n'uriya mugore. आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? Tubwire icyo ubona kuri iki kirego. एक बड़ा सच सबको बताना चाहता हूँ. Genda shaka kubabwiza ukuri. देविका is mad. She's umugore wanjye ni umusazi ntago yuzuye mu mutwe. Nyagasani. जरूरत है. Umugore wanjye ahubwo nawe akeneye kuvuzwa. Yo. मैंने पहले कभी नहीं की क्योंकि nakomeje guceceka kuri iki kibazo kuko numvaga ko bizansebye bavuga ngo nashakanye n'umugore utuzuye mu mutwe, ariko nashakanye n'umusazi utuzuye. Umva amagambo y'umugabo unyumvira abagabo umugabo n'umwana wundi noneho ndabyemeye. Mbega abagabo ukuntu ari inyamaswa. Ubu ngubu abagore abakobwa ubundi ku ruhande rwanyu ninjye namwe kabisa abagabo mbavuyeho. देविका बच्चों को नहीं समझ. Umugore wanjye Debika ngo mbanze और इन्हें वो बोलनी चाहिए. mubaze uburyo ki abonamo ubutabera bukwiye gutangwamo. Niyo mpamvu nshaka kumubaza ibibazo. Mpamvu ya kabiri uwo navuka anje Rules and regulations के बारे mpamvu nuko ari uza amategeko leta ya Norvège igenderaho wenda natwe yadusangize. Icya gatatu भाई दे रहे हैं anatubwire तो ये बता सकते हैं कि बच्चों को पैसा वापस मिलने में सिर्फ उनकी भलाई देखी गई या इनकी खुद की भी. anadusobanurire ese izo nyungu avuga ngo z'umwana azabonera muri Norvège ni inyungu z'umwana cyangwa nawe ubwe hari inyungu bifitemo n'abandi bamutumye nabyo bidusobanurire. तो मिस्टर सिंह इंडियन कोर्ट्स में प्लीड नहीं कर सकते हैं.
tugendeye ku mategeko ntabwo wakwemerewe kuba uhagaze muri urukiko Can you wrong? nkuko twakwemereye Mr. Singh, rebe तभी तो मिस्टर सिंह इंडियन कोर्ट्स में प्लीड नहीं ati rero wivuga ngo ntabwo weho ngo ukwiye kumutangabuhamya ngo hatwe ibibazo kuko n'ubundi natwe twakwemereye kuza guhagarara mu ruveje bidasanzwe byemewe सकते हैं, लेकिन मैंने अलाउ किया ariko narakwemereye तो ये भी सही है। rero nawe mwemereye क्विट प्रोको मिस्टर सिंह, quid pro quo Mr. Singh hey kiraso yiturwa indi nyine ubwo nicyo kari akantu kaba gasobanuye ले आपने इन बच्चों को मिसेस देविका चैटर्जी nimba baramugire neza nawe naze nyine nawe bamuhata ibibazo bihuriremo को वापस लौटाने के लिए kadusubize inyuma twumve avoka Ange numvisha afite ingingo 14 महीने पहले आपने इन बच्चों amezi 18 ashize wari uri kuburanira uno mugore uhanganye na leta ya Noruveje मिसेस देविका चैटर्जी को वापस ugira ngo uno mugore asubizwe abana be sibyo yego none uyu munsi ari kuvuga ngo abana basubizwe leta ya Noruveje तो आप वहीं थे जहां आज मैं none muri kano kanya uri kuvuga ngo abana basubizwe Noruveje kandi amezi 18 ashize wari kuvuga ngo bano bana basubizwe nyine Because I believe in the best interest of no the kubera ko naje gusanga inyungu z'abana ziri mu kuba basubizwe leta ya Noruveje 14 महीने बाद ariko amezi 18 ashize Against- ibyo wari uri kubirwanya पर बच्चे तो वही है ना बिल्कुल abana baracyari babandi na mama aracyari wa wundi gute ushaka abana bamburwa nyina kandi muri Noruveje waraburanaga ngo basubizwe nyina वही है, but yego abana baracyari babandi the children is no longer with the mother. ariko inyungu z'abana ntabwo zikiri kuri mama wabo बेस्ट इंटरेस्ट की बात ना करें umva rekera kongera kuvuga ijambo ngo inyungu z'abana आपका एक आर्गुमेंट wowe ubwawe wigeze kwivugira ubwawe जी वर्सेस नॉर्वे mu rubanza madamu Chatterjee yarahanganyemo na leta ya Noruveje warivugiye ubwo mwari muri Noruveje स्कैम चल रहा है यहाँ पर warivugiye ngo bino bintu byose ni scam bino bintu ni ubutekamutwe n'ubutubuzi इमिग्रेंट परिवारों के साथ ऐसा ही हो warivugiye ngo imiryango y'abimukira baza muri Noruveje ngo leta ya Noruveje ikabafatirana ikabambura abana babo kugira ngo yinjize amafaranga menshi aturuka mu miryango itabara cyangwa se ifasha abana And in आरोपों की छानबीन ibyo nabivugaga ariko bikiri mu iperereza nta bimenyetso byari bihari the court to please strike out this last rero ibyo ngibyo mu bitesha agaciro byo kuba narabivuze Thanks, Mr. Singh. Mr. Singh tuzi इंडियन कोर्ट है, uru ni urukiko rw'ubuhindurimo बहुत ही भाषण देते हैं। I'm afraid this will be entered into evidence. bino bintu turabishyira mu bimenyetso kuba mu mezi make ashize wari kuvuga ngo leta ya Noruveje ifite ukuntu isigaye ifatirana ababyeyi babimukira ikabambura abana ikabariramo amafaranga akatura agashyira mu bimenyetso एक अडॉप्टेड मदर बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी ese ukeka ko umubyeyi wadobuse abana yabaha urukundo kuruta urwo mama wabo yabaha जी बिल्कुल, yego nyine क्यों नहीं? kubera iki hoya babiri wiboneye shubu na sushi uriya muryango wabadobuse ukeka ko uzabaho urukundo ruruta urwo madamu Chatterjee wabibyariye yabaha ukurikije uko wamubonye aramureba absolutely no quantifiable way. oya nta buryo busobanutse iki kibazo nagisubizamo सो मिस्टर सिंह आपको क्या लगता है none uratekereza iki Mr. Singh एक बच्चे का 50 लाख muhabwa ngo miliyoni 5 ngo zo kwita ku mwana यानी साल में 1 करोड़ राइट ni amafaranga menshi cyane ku mwaka ubwo Liye. bayahabwa ku kwezi atuyashyize ku mwaka n'amafaranga menshi भी डील कर सकती है ese ukeka ko uno mugore madamu Chatterjee yatanga abana be kugira ngo ajye ahabwa ayo mafaranga nsubiza aramureba areba uriya mugore ukurikije uko umureba umubwiye ngo ujye umuha miliyoni 5 ku kwezi kuri buri mwana urakeka yaguha bariya abana ngo batware ubaho undi muntu abarere aramureba barabanye bonye ukuntu yarwanye n'abapolisi नॉर्वे से हमको बहुत सारा लेबल muri Noruveje banyise amazina menshi पागल banyise umusazi pagal अनस्टेबल banyita umuntu mu mutwe hatare udutsinga tujya dusota rimwe na rimwe बैड मदर banyita mama umubyeyi mubi ये भी लेबल मिला कि hari n'indi zina banyise ये और bakavuga ngo ndibeshye देविका चैटर्जी गलत bakajya bavuga ngo njye iteka mpora nibeshye ngarika abandi bantu bagahora bavugisha ukuri ndagira ngo wumve amagambo y'uno mugore witonze हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत sinzi icyiza no kugitandukanya ngo ni kibi बस छोटो बेला से वो gusa iteka nagerageje कोशिश किया है gukora ikintu cya nyacyo basi abandi bantu babona बाबा papa wanjye yarambwiye बोला था बचपन में कि papa wanjye nyiri umwana yarambwiye
पढ़ो लिखो ngo mwana wanjye ukwiye kwiga neza बीएससी कर लिया ndiga ndangiza kaminuza muri siyanse kuko papa wanjye yari abinsabye niwe nabikoreye फिर हमारा माँ ने maze gukura mama wanjye arambwira शादी कर लो देवी mwana wanjye shaka umugabo nicyo kintu gikwiriye तो हमने ndabikora ngo nshimishe mama wanjye kuko yambwiraga ko ari ikintu cyanyacyo nshaka umugabo फिर मेरा हस्बैंड ऑनिरुद्ध maze gushakana n'umugabo wanjye ni Rudi नॉर्वे जाके सेटल कर arambwira ngo tuve mu buhinde tujye gutura muri Norvège वो सही है ngo ni ikintu cyanyacyo हमने वही nabyo ndabikora numva ko ari ikintu cyanyacyo नॉर्वे वाला ने बोला कि ngezeyo guverinoma ya Norvège फॉस्टर घर barambwira ngo abana banjye bakwiye kunyamburwa bakajya kuba mu bigo birera abana वो वही सही है ngo nicyo kintu cyanyacyo kizima पर ariko का सही icyo cyo ntago nacyumvishe neza करते करते ntago numvaga हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला ko mu gihe cyose nagerageje gushimisha abantu nkora ibyo bansabye kuri iyi nshuro nanjye numvishe ko none bashobora kuba icyo ngicyo atari ikintu cyanyacyo cyo kunyambura abana banjye हम सबका बताया हुआ uyu munsi nibwo bwa mbere ndi gukora ikintu kitari gushimisha abantu wumva amagambo y'uno mugore हमको जो सही लगता है kuri iyi nshuro nanjye ndashaka gukora icyo mbona ko ari ukuri nabayeho ubuzima bwanjye nkora ibyo abantu bansabye gusa kuri iyi nshuro nanjye ndi gukora icyo amikoro afite yo kubitaho cyangwa afite ikindi kibazo ibi ni ibintu byabaye iyi filime ubundi ni yabaye hagati y'umugore bita Sagarika Chakraborty yarwaniye imyaka 3 aburanira abana be ngo basubirane. Iyi ni filime ishingiye ku mugore bita Sagarika Chakraborty warwaniye abana be. Uyu mugore ngo amaze no gutsinda urubanza yanze kwa kareti yari yose impozamarira avuga ngo mwaranyerereje mu amafaranga y'impozamarira oya yasubiranye abana be ricecekera. Ndetse ngo uyu mugore ibyo yakoze ngo byatumye afungurwa ibirego byinshi by'abandi abanyamahanga bari baragiye bamburwa abana babo hirya no hino babasha kubasubizwa. Ndetse uyu mugore ngo yabifashijwemo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga witwaga Sushma Swaraj wabimufashijemo. Iyi ni filime ishingiye ku bintu byanyabyo byabayeho. Kambabwire ngo ntukarebe filime utayiguze ku gasobanuyefilms.com. Ni kuri website yacu. Ikindi hano tugira kode woherezaho amafaranga. Ni kode ni 046 wishyuraho ibihumbi 7 ku kwezi n'ibihumbi 4 ku cyumweru ukajya ureba filime. Iyo kode mbahaye subiza inyuma ujye woherezaho amafaranga numara kuyoherezaho yitutwandikira kuri WhatsApp 078 5 6